noneho mu by'ukuri byakatugiriye umumaro. Urabona umumaro ko Gael aba afite muri iyi industry man. Ibaze ko abahanzi bo muri 155 kugeza uyu munsi man nibo bahanzi uvuga ngo byibuze bari stable. Nukubera ko hari abandi bantu man babifuza kuza muri ibi biboro nabo bafite n'umufungo wa danger, ariko urasanga hari abantu bari kubaca intege. You know what, industry abapeti biki ibintu biboro nk'ibyo ngibyo ugasanga no kubiza marabiretse. Wewe ni mupole oh baby, yeah, una tabia kama mama jiza, ibaze kongo komboro nderuhande. Blessings nizere kumeze neza cyane aho uri hatandukanye ureba bigano bya Leia Entertainment ndetse na Top TV show. Nizere ko umeze fresh cyane aho uri hatandukanye amajyaruguru amajyepfo birasirazuba burengerazuba umujyi wa Kigali tuvugira abari muri diaspora mwese basuhuje mwe mwakoze subscribe kuri Leia Entertainment ndetse na Top TV show. Call me no hate, nitwa Leandra ni umugabo mba ndi kumwe na Shema Alex. Nizere ko mwese aho muri umeze fresh. Uyu muri kubona kuri kamera arasa neza koko. Yakora ubuhanzi buraryoha. Ubuhanzi buraryoha Shema. Wazabaye umuhanzi. Ubunyamakuru nibwo butaryoha. Buriya hari umuntu off the mic wari kuvuga ngo hari umuntu off the mic wari kutubwira uti rwose nge ntanakubeshye. Mbere yo kugira ngo nsetse nari iki? Nari umuhanzi. Yego, bivuze ngo umuziki uraryoha. Umuziki uduherekeza mu bintu byose dukora bya buri munsi. Niyo wavuga ngo ntago uri kumva umuziki. Uko byenda kose uca ahantu ukumva umuziki utabishaka. So bivuze ngo rero umuziki ni ikintu kiduherekeza mu buzima bwa buri munsi. Uyu musore wicaye hano imbere yacu yitwa Kendo ariko amazina ye nyakuri yitwa Nizeyimana Kennedy. Numwe bahanzi nagize amahirwe yo guhura nabo kera ariko nubwo turacyari kumwe umunsi ku munsi. Kendo umeze neza? Meze bon, meze fresh. Na amahoro ni blessing kabisa. So far music imeze ite? Ni haso. Music ni haso. Uyu munsi ndakubaza nk'umuntu utakuzi. Nubundi. Kugira ngo ibintu bize kuza kuryoha. Abaturage hirya no hino bavuga ngo buriya igiye kubaza umuntu muziranye biragora. Byahatari. Kuko hani igihe uri cyumubaza. Ariko uyu munsi ndakubaza nk'umuntu utakuzi kugira ngo bitaza kuza kugira protocole. Oya humura nanjye nzi gusubiza nk'umuntu tutaziranye kweri. Humura kabisa. Yego, reka mvuge ngo urugendo rwa Kendo uyu munsi mu muziki mbere ko tujya mu bindi byose yarusobanura ate? Ni urugendo rutari rugufi rutari ewana ni ibintu binini cyane sinzi ko wenda nabisobanura ngo bipfe kurangira kubera ko ruracyari n'urugendo ntabwo birarangira n'ubundi. So ariko navuga ko ni movement nyine like y'umuntu ukunda umuziki of course kuko ni passion ni talent. So urumva nizi nyine ndi mu muziki urebye ntabwo nizi ndi mu bindi bintu binini. Kugeza uyu munsi navuga ko n'urugendo rutari rworoshye n'ubundi ntabwo rworoshye wenda nshaka kubivuga gutyo umuntu akaba yatekereza ko kafashwe cyangwa se byaciyemo ntabwo byaciyemo. Uriya muntu ari inyuma se nta kintu wamutuma. Saga fantase gakonje kweri. Ka citro gakonje. Yego. Citro ariko ntabwo ari ibintu byanjye cyane nka pineapple bya buri fresh. Nga pineapple gakonje. Tumye abantu bamenye ibintu. Oranges. Byaba ari so cyane. Na orange nawe rebaho. Nose ikibazo ni iki? Kuri gahunda se ntabwo byose bihuriye. Hari ahantu twigeze tubyandikaho kuri fanta. So nibyo navugaga ni urugendo rurerure ni urugendo nyine navuga ko kugezana n'uyu munsi nyine bikiri hasi. Umwana urabizi music ukuntu ivuna nta support yindi iremereye ufite nta muri iyi game nta muvandimwe nawe wenda ufite spotlight ushobora kugufata ukuboko. So nicyo nasobanura tu. Yes. Niki kintu cyatumye uba push cyangwa se wumva wajya mu muziki kurenza uko wajya gukina umupira kurenza uko wajya gukina sinema kurenza uko wakorera n'ibindi byose ariko bavuga ngo umuziki reka bari wonganamo bitewe n'iyi mpamvu? Nta rindi banga riremereye urumva ni ibintu nkunda ndabikunda.
uretse no kubikunda ndabishoboye cyane wenda cyakora gushobora ikintu ni kimwe like no kugira ubushobozi ni ikindi ushobora gushobora ikintu ariko udafite ubushobozi bwacyo yego. so rero ntabwo najya kuba umusirikare kandi mbizi neza ko music ari byo bintu byanjye ndabikunda nkora ibintu nkunze tu no mara wate kabisa ni iki kintu cyatuma uva mu muziki so keretse niba ari urupfu ariko ntekereza ko niba na nyuma y'urupfu baririmba ubwo njye ndiyo kabisa ntabwo ntekereza ko kibaho kuko impamvu mvuze ngo ntabwo kibaho like uyu munsi wenda ndi umuhanzi usanzwe ukora ibihangano nyine namwe mukabimenya abanyarwanda bakabimenya n'abandi ibyo nshobora kubihagarika ariko byangora ko nahagarika kuririmba bishatse kuvuga ngo guhagarika umuziki umuntu ashobora kubyumva mu buryo wenda bwo kuba wenda nahagaritse nyine gukora music mu buryo busanzwe ariko ntabwo nahagarika kuririmba so urumva music ni familia nyine ni ikintu kindimo ni ibintu ngendana nabyo man sibu nabihindura gute byagorana niyo nanabihindura nkabireka kiretse wenda mbaye ikiragi wenda tugiye ngize ubumuga bwo kutavuga kandi nabwo sinzi ko muri njye naba n'ubundi n'ubundi baririmba utavuga kabisa ubwo se wabikora uzi utavuga nibyo ndi kukubwira erega ntabwo ikintu gikorwa kubera ko gikozwe no kuvuga gusa uwandika umuziki ni umunyamuziki so like ukora wenda arrangement y'umuziki ni umunyamuziki ucuranga ushobora gucuranga utavuga nose byitwa iki ntabwo umuziki nawe reka byagorana mu mabara yose ni njye n'umuziki mbere y'uko tujya ku ndirimbo nshaka kugira ngo tuze kuza guheraho ugiye kumbwira akamaro k'umuziki mu buzima bwawe ni icyo umuziki ukumariye apari yuko ukunda apari yuko ubikora nyine nk'ikintu wumva udashobora kureka ariko none wowe ukumariye iki ngiye muri detaye nyinshi bishobora kuba byinshi n'ubundi kuko umuziki umaze ufite umumaro munini cyane kuri njyewe w'ibintu byinshi bitandukanye ariko ntakubeshye kimwe mu bintu bya mbere umuziki kuri njye ni ibyishimo like tureke iby'amafaranga tureke kuba ari akazi tureke kuba byampuza n'abantu benshi iwana without music ntabwo nzi ubwo ubuzima naba ndimo ntabwo mbuzi kabisa ntabwo ndi kwibona nyine sibwo naba ndi iki naba ndi umusirikare ko sinajya mvuga ko umuziki ni kimwe mu bintu bishobora gutuma niyo naba nacitse intege ku rwego nyine ntazi ariko ugiye mu gisirikare ndaririmba namenye ko hari ukuntu umusaza nawe ntabwo nabijyamo biriya so ikintu navuga ni uko music impamvu mvuze ngo ni ibyishimo kuri njyewe ni ubuzima kuri njye we nshobora kutaguha ibyishimo like ngo ndirimbe ubikunde cyangwa se ngira ikindi kintu ngufasha cyangwa se bigira ikindi kintu binzanira mu buzima bwanjye biri direct cyangwa se mu buryo burambye ariko music njye mbana nayo nk'umuvandimwe yego reka mbivuge gutyo wigeze ubura ibyishimo mu buzima bwawe byari bitewe n'iki ni birebire mandi ni birebire na n'uyu munsi ibyishimo biracyabura so ni ibintu birebire like ni bya life isanzwe ubuzima cyane cyane bwa famiye tuba duturukamo like nta mubyeyi nta bavandimwe bafatika so urumva mu rugo tuvuga turi abana batatu twavuze turi abana batatu ariko turi babiri ubu ngubu umwe yitabye Imana niwe nari nkurikira yitabye Imana ndi muto cyane ku buryo ntamuzi ntabwo muzi nyine nawe urabyumva bisa nk'aho ari njye mukuru so nzi ubwenge ni njye wizi ndi mukuru na mushiki wanyu nkurikira bishatse kuvuga ngo nyine ubwo gukurira muri ubwo buzima nta mama nta papa ni ibiboro birebire cyane bisobanuye byaba binini cyane Kendo umaze imyaka myinshi mu muziki nyuma y'imyaka 2 nibwo ashyize indirimbo yawe ahagaragara witaga Maji kubera icyo amazi Maji yego Maji ni Maji yego Maji like magic yego yabaye nka agiserera imwe ya Bank kubera iki Maji magic so navuga ko impamvu like ako karimo n'akaririmbo
kikisi k'urubyiruko niko nabyita ariko mba mvuga nyine ko hari umukobwa udasanzwe ufite utuntu like turi magic yego imyaka myinshi umaze mu muziki wawe ese ni myinshi buriya ko wagira ngo nanjye mfite myinshi cyane buriya umuntu afata umwanzuro wo kuririmba ari nyine ntabwo ari ibintu abyuka ngo ahite akora kandi buriya ikintu cyose kirenze umunsi umwe amezi yego ni igihe kirekire ni izihe mvune igihe uhura nazo nk'umuhanzi wahuye nazo kuva kera na n'ubu ngubu navuga ko buri muhanzi wese uba usanga ari cyo kibazo ku bahanzi benshi so ubushobozi like kugira impano ni kimwe ariko kugira ubushobozi nyine bwatuma impano yawe ibyara amafaranga cyangwa se bigera ahantu wifuza mani ni ikindi so rero izo haso still nawe nyine nizo ziba zikiri ikibazo gikomeye ariko inshallah yego kubera icyo umuziki w'u Rwanda uri kugenda upfa reka mvuge gupfa kuko hari abibibona mu mboni nk'izawe bakavuga ati wa muntu ufite ubushobozi ntabwo tuzamura ukuboko nk'abakiri batoya muri uyu muziki cyangwa se mu bundi buryo donc ni izihe mbogamizi zikirimo kuri side y'abahanzi imbogamizi kuri side y'abahanzi ni nyinshi sinzi ko wenda najya kubirondora kuko ni byinshi cyane ahubwo wenda byaterwa nanone n'imbogamizi wowe ushaka mu buhe buryo either kuri njyewe biri personal cyangwa mu muziki muri rusange muri rusange navuga ko icya mbere nakubwiye ni ubushobozi buriya urebe wenda nk'izindi industry like za Nigeria za South Africa nureba neza wenda n'ibindi bihugu bimwe na bimwe nyine so ubusanga abahanzi bamwe na bamwe abenshi bajya muri iyi career cyangwa se muri uruganda rw'umuziki bafite ubushobozi bwabo sometimes harimo n'abavuka mu miryango yifashije ifite ubushobozi so ibyo ngibyo biragufasha cyane ariko twebwe bitewe y'uko na industry nyine yacu navuga ko ntabwo iratera imbere cyane birenze uretse ko buno biri kuza turanashimira Imana aho bigeze tugashimira na leta y'u Rwanda bidufasha bya hatari so ariko navuga ko ubushobozi burana ikintu gikomeye kubera ko ubushobozi ku bwacu tutifitemo like bw'amafaranga nicyo nshatse kuvuga ntabwo ndi kuvuga wenda ngo impano turazifite urebye no muri East Africa u Rwanda ruri mu bihugu bifite talent kabisa even no muri Africa kuko ufashe bura nka Bruce Melody muvukishirize wenda mufata avukire nka Nigeria na talent afite man isi ntago yazamukira sibyo yaba ikibazo kabisa muri uru ruganda sibyo so ariko bitewe nyine na location nyine abaturukamo ugasanga nabyo hari uburyo bimurimita sinzi niba wenda mubibona ugasanga biramurimita nyamara se hari umuhanzi n'umwe wo muri Nigeria wambwira uririmba neza kurenza Melody ufite impano irenze ya Melody wenda buri wese arivukira buri wese aba afite talent yiwe ariko ngiye kubyo mbona nta muntu wavuga ngo ari kuri mu kijyanye n'Imana ndumwe mu bagize amahirwe yo kumenya kera icyo gihe nakoraga kuri Radio Isangano mana akantu ka kera se ko mwakagize uyu urumva ngiye nakumenye ariko tujye tuvunavuga n'ibintu ngiye nakumenye nkwizerera mu bwa mbere nuko numvise indirimbo yawe ya mbere yitwa Bucyana yandi waruzwe nkiyibuka bucyana yandi buryana munoza kera cyane urumwe rero mubona amenye mu bantu barafite impano icyo gihe nagerageje gupushinga uko nari nshoboye nza no kumenya uri mu marushanwa yitwa Easy and Possible y'umugabo witwa Seno afite na radio yitwaga ngo Rubavu Talent Detection icyo gihe nari kumwe na Muyoboke arimo nibutse ko yari yaje mu bajaje yari yaje mu piano the groove man yego nande wundira ntibuka na Riderman ya so urumwe rero mu bagize amahirwe ninjye wabaye wa kabiri ni wabaye wa kabiri ariko icyo gihe abantu bose baravuga ati Kennedy icyo gitwa Kennedy ntabwo ndibugaruke kuri ibyo ni El Kennedy bura uvuze abanyagisenyi iyo uvuze Kendo hagiye badahita bamenya uwo ari we ariko bakaba bazi ako bamaze kuyimenya so ntwabacanganyikishije mwe oyi narabakonfirma maze kuba konfirma kabisa yego icyo gihe ushobora kuba warakoraga umuziki ubona nta nzira yaho byaca kugira ngo ugere aho ugeze uyu munsi ntago ari aho wifuza kugera ariko nanone hari ahandi wari uri icyo gihe nta cyizere cyari gihari mu by'ukuri byo kuvuga ngo
ndakora umuziki gute. yego Ndagira ngo umpe ishusho yo kuva Rubavu ugera i Kigali, uburyo wabitekerezaga, wumvaga uzaca hehe, wumvaga bishoboka koko nka Kendo, cyangwa n'ubundi urumva ati kama mbaye n'umusirikare n'ubundi ajya ku rugamba atazi ko ari bugaruke. so ikintu kimwe nabasha kuvuga, Yego. vision yanjye ntabwo navuga ko muri music nta experience nari mfite nini. So mu by'ukuri like nakoraga music nk'umupeti ufite talent, uri talented ariko nta yindi vision nini. Yego. cyane cyane ko buri hari n'abahanzi cyane cyane abo mu ntara baba bumva nyine yuri mu ntara wenda ukaba waranahafashe, uba wumva warafashe igihugu cyose urenze ko ufite amababa nka sa urumva. So rero nta yindi vision nini nari mfite. Ubundi njye natangiye kugira like natangiye ku dreaming big, kugira nyine dream big ntangiye ndi ku Nyundo. Yego ndi ku ishuri ku Nyundo nibwo natangiye nyine. Urumva hariya uhura n'abapeti benshi, uhura n'abapeti bava i Kigali, uhura n'abapeti bo hanze b'abarundi, abagande se bahiga, haba hari ingeri nyinshi ku buryo noneho urumva noneho ukanigishwa n'abarimu bafite experience irenze kabisa iri hejuru. Urumva reba nko kuba mufite nka master class ugahura na Mighty Pop master w'ikigo cy'umuziki, nka Mighty Pop akaba ari we by'ukuri nyine twa tuntu twose wari ufite mu mutwe hari igihe dushira. Ibitekerezo by'umuhanzi usanga wibeshya, usanga utaraba n'umuhanzi. Oh yes. Muraganira ugasanga ubusheba ntago ari umuhanzi, ageze nko ku Nyundo bamuca amababa hariya ayo mabara baramanza bakayakata. Nicyo kintu kibanze kuko uba warazanye nyine none njye rumwe mu bantu bafite amashagaga byatari. Ubu se yarashize? Oya yarashize man, yarashize kweri. Yarashize kubera ko ariko ntabwo nakwirenganya. Kubera field ubu uvuyemo ibi bikwemerera like ubu usa nk'umuntu uri muri cycle y'abantu nyine b'impumyi, nawe ukaguma uri impumyi tu. Noneho bigeze ahantu abantu bahumutse, Imana utangira kwitekerezaho ugasanga hari abapeti bakurenze bafite talent iruti yawe, bafite skills zirenze izawe. Like usaba umupeta azi gucuranga neza, azi kuririmba, ni umukompoza, ni umu arranger, ni music producer man, he's talented mu mabara yose. Ibyo bintu biragucalenjinga yuri umuntu uzi ubuyenge. Ari umuneje nashari indirimbo y'umuntu araje ngo shango ngiye by'umuziki mbivuyemo ngo abana ntaho twabaca. Yarabwa ati ubuse ko ndi umuhanzi nk'indirimbo nisohoka niyanjye gasohoka bazumva iyi, ubwo urumva ahita acika intege. Nawe wacitse intege? Ntabwo ari ugucika intege kuko harantaza ubugira, harantaza ubugira. Hariya se wazigira gute? Harantaza ubugira kubera ko abari buri umuntu acika intege kubera ko afite uburyo yaza guhunga ibintu. Yego. Like ushobora kuba wenda turi kwirukanka turi kuri line imwe, ukabona nyine nkurusha umuvuduko, ugacika intege kubera ko ufite na option yo kuza guhagarara. Ariko hariya ni ukwiga, ubu uri mu kigo ni boarding nyine. Urumva ugomba kuhaba, nta shu ufite nunabyanguye umunsi ejo mu gitondo baragucalenjinga wig. Yego. So rero nta shu uba ufite, nta mahitamo uba ufite. Yego. Ku Nyundo wize ibijyanye n'iki? Kuririmba. Ubwo ni vocal. Yego, vocal techniques. Cyakora ni mpamvu uzi no kuririmba mwana. Use mbirire? Ntabwo nshaka kugira icyo mbivuga atagira umuntu uvuga ngo nzi kuririmba. Nta muntu ubizi. Oya uzi kuririmba kubera kundusha, hari n'abandi urusha. Ni bya bindi, ni bya bindi umuntu akubwira ngo ngo mfite icyana kirenze. Bari icyundi baracyapa. Kubera ko nyine utarabona icyanjye. Niyo mpamvu tubivuga. Yego. Mbere yuko tujya mu magambo menshi, ufite gitari imbere yawe, njye ndamutse nyifite nayitanisha imbabura ntakubeshye kuko ntacyo nayimaza. Ariko nyine wowe kandi ko gikozwe no mu rubaho. Gikozwe no mu rubaho, ubwo nyine kugira ngo ugire icyo uyimaza, reka Shema gufatire mikro ubundi uducurangire. Kweli wewe ni mupole, una tabia kama yes. Mu ndirimbo nyinshi afite harimo Keza, harimo
mariage, harimo tabasamu. Tujya kuyihe? Tabasamu indirimbo yanjye nshyashya iri kuri YouTube channel yanjye ya Kendo Music, so abantu bayirebe bakomeze bayistreaming ahantu hose. Afite video nziza ko. Kweli wewe ni mpole, oh baby. Yeah. Una tabia kama mama Jiza. Ibaze kongo komboro nderuhande n'umutima wabayo wawe n'umubiri. Yeah. Ugasesurumeza. Babe, I never let you down. This is my promise. Nabarusha ubwiza uri best. Je ne rêve que de toi tout le temps. Reka ngukunde, reka ngusarire bifite impamvu. Iyo ngutekereje binkora ahantu. Oh mi amor, tabasam. Tabasam, baby, tabasam, oh my love. Yeah. Nta kuntu Shema atawita televiziyo. Man, suko uyu mutipe yatuma ujye mu rukundo. Ariko rurimo. Oya nta mbabarira. Sinshobore era mbabarira. Niyo mugabo mbabarira. Man, n'abana mu kwimihanda. Keneka neza kukuririmbira kuri proposal yawe. Ikindi imiziki yawe ntabwo ihubagurika nka bya bindi nyine uba wumva umuntu atamenya, urayitondera cyane. Bigufata igihe kingana gute kwandika, gutekereza no kuvuga ngo reka ushyire ibintu hanze? So navuga ko ntabwo ari ibintu birebire, ntabwo ari ibintu binini pe ngo mvuge ngo bifata umwanya ngo bifata iki. Man, ni inspiration nyine, kandi buriya inspiration zifata nk'urupfu. None dushobora kuba turi kumwe nyine nkagira inspiration y'ikintu, ntabiha umwanya wenda ngo nkibyaze umusaruro mu masegonda kikaba kiragiye. So mbihaye umwanya bishobora kuvamo akamelodi keza, bishobora kuvamo amagambo meza. So ntabwo nakubeshye, nta banga ryo kuvuga ngo wenda ngo bifata ngo process ndende ngo no. Icyo nicyo kintu ntakubeshye nyine, wenda ahubwo ikintu gifata umwanya ni ukubishyira ku murongo kugira ngo havemo indirimbo. Like urumva nko kugenda ukosora, mushaka kuri coding nka session ya mbere, ariko wenda ntube certified, nyuma ukazagaruka mukaba mwagira mwahindura paka indirimbo ibaye indirimbo nyine. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu birenze, kuko n'umunsi umwe ushaka kujya muri studio indirimbo ikavuka. Indirimbo dushobora kuyibyara umunsi umwe kabisa. Okay. Turi umuhanzi uri gukora umuziki nyarwanda, ukora umuziki mwiza cyane kabisa. Ngewe reka mvuge ngo uri mu bahanzi nshobora kuba nzi bari full package. Men, indirimbo yanjye nturayisura, iriya nukwita oya arindi noneho, ariko ntabwo nayivuga kuko zitarasohoka, ntabwo nazivuga. Yego, ibyo nagiye kuvuga rero, ntuzacika intege, never give up kabisa. Wowe rwose ni muri umuna wa Yago. Ntazagira amazima riri. Ntuzacika intege, nabwira abantu bakunda umuziki nyarwanda kugushyigikira, ndetse n'ufite amafaranga kuyashyiramo. Ndabizi neza mu gihe yashyizemo amafaranga ye ntazahomba kabisa. Oya urumva Niba wenda tuba turi kubikora nyine tukiri kukihiringo n'iki, ariko amushobora ko umunsi nyine bizaba bihamye umuntu ari ku murongo umwe, hari ubushobozi, umuntu atega management nzima. Man, nyine imiziki yo nzabatamo ibintu byinshi cyane inshallah. Nicyo asaba umunyarwanda kitari kugushyigikira kindi? No gukunda igihugu. Iramutse atari ukunshigikirwa byawe ari gukunda igihugu. Nibutse ko indirimbo Tabasamu kugira ngo ikorwe yagizweho uruhare na Dumba ndetse na Isimbi. Mwahuye mute? Abantu benshi cyane. Nawe ubwawe. Okay, gihugu nikuyemo. Yerekana ko ndakubaza nkaho tutaziranye. Navuga ko ofite no kuvuga ngo Dumba yarampostinze
hari akaboro nyine nari nakoze ni mariage ariko hari voice note naramwohereje n'ikintu biki arabipostinga musaba ko yamfasha s'abanyarwanda nyine barabikunda byatari aho ngaho rero naho Isimbi modo yampostingi navuga ko iyo movement niyo yavuyemo nyine umuntu waje asponsoriza irandirimbo ni gutyo byagenze namashimira cyane 1000 Hills Entertainment nibo basponsorije ira video so mu byukuri urumva ko ni ibintu by'agaciro cyane by'agaciro iriya video yakozwe na John Elliot yego odi ikorwa na Gilles Popier uwo muhungu rero uwo muhungu ushaka hana ko kantu Popier umwandika yitwa Gilles umwandika n'umugome ngenda yikubwiye icyo kigabo ni ikigome kingana tese yes turimo turagana ku musozo rero reka nshimire Dumba by'umwihariko kuba yaragize umuhato wo gupostinga kuko yita gupostinga Isimbi modo ne kukubona 1000 Hills ntabwo ari kukubona bivuze ngo ujye kubereye ikiraro kambivuge gutya sibyo buriya hari nibyo tugenda tuvuga umunsi ku wundi mane hari abantu nyine tuba tudafata nk'abantu badanje tukabaca amazi ariko mu by'ukuri ari abantu barenze Dumba twaraganiriye angira n'inama cyane nyine mane nyine byaranantunguye kuko ukuntu wenda ubumubona Dumba numwe mu bantu bafite ubwenge mane ararenze kabisa urumva so ikindi kintu ni umuntu uri hambo cyane kuryo udashobora kubyumva tu so rero navuga ko ikintu cyonyine ngiye kuvuga mane no kumushimira ni aka kantu ningira amahirwe kakakugeraho nagiye mbivuga no mu interview menshi wenda ntago bikugera ariko nyine umunsi bizakugeraho uyu munsi nshobora kubivuga ntibikugereho kubera ko nyine nta spotlight nini mfite kugira ngo icyo biramugeraho ariko trust me man you deserve my respect sinzi respect ubundi abanyarwanda bakugomba respect man urumva trust me abanyarwanda bakugomba respect ariko byange bikunde nyine uzabibona kandi niyo twebwe niyo tutagira ubushobozi bwo kubikwereka Imana mane irabibona buriya twebwe hari ibintu ushobora kugira neza wowe ntunabigire nk'ibintu birenze ariko Imana irabibona rero man Dumba wadanje kandi respect man Kendo wakoze rero ntekereza ko n'ubundi hari n'indi mishinga iri inyuma before indirimbo ni nyinshi cyane umuntu umwe washimira ku isi ninde uramutse ubaguha umuntu umwe washimira ku isi umuntu umwe yaba ari umuyobozi w'igihugu cyakora perezida wacu cyakamana nawe ufite akiri hejuru oya impamvu nari ngiye kuvuga Imana Imana yo nyine turayibigomba sibyo hari Imana turayibigomba kuko hari umunsi urabyuka ngo uvuge ngo nukuri kwa shitani se Imana rero turayibigomba ibyo ntabwo twabigarukamo yego rero ariko umusaza turamukunda nge Imana mukunda byuzuye noneho dufite abanyarwanda ivere n'abanyamahanga nge n'abaturanyi batari n'abanyarwanda nge banumva dufite impamvu nini cyane yo kumukunda cyane noneho byagera ko tugiye no kumutora ubundi ngiye mba numva nkurikije ukuntu abanyarwanda tunamukunda mba numva ngo nyibintu ngo byo kumutora ubundi se ubwo ni ngombwa mba numva ahubwo yaratowe mba numva ubuze bivuge gute nyine mba numva hari ikintu hari ukuntu wenda nka gutya wenda tuvuge urugero ngiye ndi igikara ntabwo ari ngombwa nyine ngo ubwo ajye gutora ngo yirabura ubundi twabigaruka kuko ndi igikara Imana uramusaza nyine ewana ngiye mba numva mba musabira nyine Imana mvuga ngo yibaye bishoboka ko umuntu nyine yakongera urabona hari ukuntu umuntu yasubira ubujene nyine bakamusubiza ubujene ariko n'ubundi ikamukubita nk'indi myaka byibuze nk'iyamaze tukazibanira nubwo nta muntu umara imyaka 200 byibuze tukamumarana nk'imyaka nka 400 man uraza ahantu ikino gihugu cyaba kigeze se arenze urahaza abantu umunsi umwe twazabyuka twituriye no mu kirere kumusaza man ararenze man urumva tuba dufite umutekano ibiboro byose tuba twikora twigira ute niyo wabura uruhinje ntabwo wabikora nta mutekano kandi umutekano ni ikintu gikomeye cyane urumva ko nge tuba tuzi ibihugu bimwe na bimwe duturanye man nyine baba badatuje
kuba ufite amamiliyoni yawe, kuba ufite iki, kuba ufite ubwiza bwawe ariko udatuje, urumva ibyo rero biri zero, urumva ariko ewana tugukunda byuzuye, Imana igiye gukomeza kabisa. Yego, reka dusoze tugane ku musozo. Wakoze cyane Kendo kuba waje kuri Leya Entertainment ndetse no kuri Top TV show. Ni mu rugo, ntekereza ko n'undi munsi tuzamutumira. Hari umunsi tuzamutumira noneho tutari kuvuga amagambo menshi ari mu bikorwa, ari kurimba. Ewa nushaka gupropose umuntu ushema rwose Kendo ntagagoranye. Kendo ari tayari nzamubwira cyane. Event yose wabanyeneyemo like birthday, like ugiye propose umukunzi wawe, mariage, mu byukuri nafashe umwanya munini wo gukora ibihangano nyine byanyu. Reka mvuge ngo byanyu, sibyo? Umuntu utari gutabasaminga abari muri mariage, abari muri mariage. Umuntu utari muri ibyo byose abari gushaka umukunzi, like ukeneye pass. Noneho ibirenze ibyo ngibyo wenda twasoje, ariko kangira kantu nkubwira ibirenze ibyo ngibyo, uramba darakoze indirimbo nyine yitwa pass. Man, hari n'abantu turimo gupanga gukorana bitwa Singles Connect. Singles Connect, iryo jambo risubiremo. Singles Connect Munyarwanda mvugire ngo Singles Connect. Shema uri single, nayibaza niba uri single akantu bahitamo gukorera, urumva? So wajya kuri App Store, wajya kuri Play Store ukadownloading your application yitwa Singles Connect. Ubundi ni application ishobora kuguhuza n'umukunzi. Babandi mu Rwanda urabona gutya ngo wenda wifuje umukunzi nyine mu diaspora, ako ntufite uburyo wabikoramo, nta na connection ufite mu diaspora cyangwa se umuntu nta n'umuganda ufite basi. Noneho iyi application yo iguha umukunzi ku isi hose man, kandi biri serious. That's serious. Apana utungutu bya bintu nyine oye. Na application nyine nkuko ufite WhatsApp, nkuko ufite iki, uragenda ugasigningaho upfa kuba ufite email gusa. Noneho ugakurikiza conditions, ubundi ukiyandikisha man nyine ewana bahita baguhu. Nayibonye ariko sinyishyiramo. Kubera iki? Kuba kitayishyiramo babarira. Kubera iki? Hari ibintu biteye ubwoba nge nabonye. Hari umuntu bayisangamo agatuba ngo none se kandi ugiye gushakira sananye. Ubwo rero wasa ahubwo wowe wari uyisanganwe tubwire ngo dore man na hantu bagukorera umuti wa danger. Abari single mujye gushakira app ubundi mara kwibona. Kendo tumuzana umunsi ku munsi. Ubundi ngushimiye cyane, wakoze Shema, wakoze nawe. Yale nawe wakoze, urabizi neza. Kendo hano ni mu rugo, tuzakorera ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye, tuzagusura muri studio turebe ibikorwa byawe, turebe umunsi wawe umeze gute 5 kuri 5 kugira ngo ukomeze kugubwa neza. Wowe wakurikiye Top TV show, wowe wakurikiye Leya Entertainment, reka tugushimire cyane. Kuri kamera tukaba turi kumwe n'umugabo kabisa, ni ikigabo kinini ewana. Shema bari tayari nawe abahari, hari abantu twitiranye, hari Shema kuri behind the camera, hakaba Regis nanjye uri kumva Shema Alex. Mwakoze cyane, mwakoze. Blessings muri hose, muhaye muronke kandi Nyagasani abishimire. Ubu nonaha muri imyidagaduro mu Rwanda uyibamo urayizi, ndetse wahuye na benshi, usibye nawe na benshi waganiriye na benshi. Ninde muntu wifuza kuba wahura nawe cyangwa se wabaza ikibazo ukamubwira ati ubu nonaha urambwira ngo uwo muntu wari we n'ikibazo uhita ukimubaza icyo ari cyo? Nabaza ikibazo ariko hari benshi se, nabaza benshi ariko tubagire 3. ntacyo bitwaye. Hagiye kuwa mbere wabaza nde? uwa mbere yaba ari Austin. Bamubaza iki? Like namubaza niba tabasamu yaramugezeho. Ushobora kwibaza rero kubera iki? Austin ni umuntu mfana cyane, like noneho wenda turetse no kumufana apare y'akazi akora, music, umurepresenta mwiza, no muri region nyine, sibyo? So ariko ibyo ngibyo si cyo kintu cyatuma mvuga ngo namubaza icyo kibazo niba tabasamu yaba yarayumvise. Like man, irandirimbo nyikora itarasohoka ubundi nifuzaga ko Austin yayijyamo. Wigeze umusaba? Nyine kumugeraho byarangoye. Yego.
byarangoye kandi ntabwo byangoye kubera ko hari ikibazo cye, ntabwo ikosa ari irye, ahubwo ni approach yanjye nyine navuga ko itigeze imugeraho, kandi birumvikana bafite akazi kenshi urabyumva. So ariko numvaga nyine sinzi kabisa, mba numvaga kabisa polisi yaguhaye remix nkuza na ka remix bya bireze abakarenze twagatatura byatari. So icyo rero nicyo kibazo navuga kubera mugezeho, namubaza niba yaba yarayumvise like kuyumva nyine. naho ko ushobora kugira ngo nindi mushobora gutambuka ku muhanda bari kuyikina oya kwicara man kumva indirimbo ariko ndamufana big time. Ejo bundi nageze i Rwamagana, twagiye mu bukwe na Muyoboke, duciye ku muhanda ndayumva n'abandi wabo kari kugenda abantu kubaninga ku muhanda n'abandi wabo ni fresh. Uwa kabiri yaba ari umupapa twubaha, tuba tugomba no kubaha big time, ariko mba mbona abantu bivugishwa ngo nkwe n'iki coach Gael kabisa. Respect. So ikintu mba navuga nasa nk'umubaza imbaraga zo kudacika intege, like tureke ibyo kuvuga ngo wenda amafaranga arayafite, niba wenda ibyo bavuga ari ukuri ko ntabyo nzi yego. So ariko mu bigaragara arayafite. So ikibazo nyine how ni gute nyine ni igiki kimupushinga gitandukanye n'ubushobozi bamuvuga cyane bamuca intege bagira ute. Impamvu kino kibazo nkimubajije ni ukubera ko hari abandi bantu baba bifuza kuza muri ibi biboro, nabo bafite n'umufungo wa danger, ariko urasanga hari abantu bari kubaca intege, you know what, industry abapeti biki ibintu biboro nk'ibyo ngibyo, ugasanga no kubiza marabiretse kandi mu by'ukuri byakatugiriye umumaro. Urabona umumaro coach Gael bafite muri iyi industry man. Ibaze ko abahanzi bo muri 155 kugeza uyu munsi man nibo bahanzi uvuga ngo byibuze bari stable, tubivuye gutyo sibyo? Ntago nyine bari stable ku mpande zose, urumva n'ubicunga neza urabona ko mpande zose, kuko man yabigoye kubona umuntu ushobora gushora amafaranga uyu munsi akaba ari n'ikiraro gishobora gufata ibendera ry'umuziki nyarwanda rigatumbagira nk'uburyo turi kubibona. Ejo Melody yari ari muri Good Morning America, Element yagiye muri Kenya, byose biri behind na coach Gael sibyo? Last time bari bagiye muri Mavini n'ahandi biriya niho hantu nyine usanga umuhanzi abaye umuhanzi munini, kubera ko nyine yagize umwanya yagize umwanya wo kugenda sibyo? Yagize umwanya wo gucollaboratinga n'abandi bantu banini. Aho twebwe kubera wenda ubushobozi bukeya uradreaminga guhura na runaka wo mu Gasoni wenda wakoze agahiti mu Rwanda karakunda, ako mu by'ukuri mwese muracyari kuri range imwe, nta bintu birenze, urumva byonyine no kuzagira ngo mutera imbere nyine mu buryo buri international bizagorana. So nicyo kintu rero navuga, icyo kibazo nakimubaza, ariko nanamusaba nyine mani nyine ewana kabisa ntazagive up kandi ntakuzi buriya ariko se why not? umunyamuziki kintu nemera music iragenda kandi of course Tabasamu ntabwo yaba atarayireba uko bigenda kose. Uwa gatatu ninde? uwa gatatu sibo navuga ko ari ndera bo ni benshi ubundi nakabaye wenda nakabaye nyine mvuga ngo nabaza ibibazo ariko urumva bose ntago nababariza rimwe uko byagenda kose. Abo babiri navuga ko ni ingenzi cyane, ariko nka Kabendera Tijara Kabendera mu by'ukuri big time mama ndagukunda cyane mama show big time kabisa kuva kera kabisa. Urumva ntago ndagira amahirwe yo guhura nawe, ni niwe muntu navuga ndamutse nifuje guhura n'umuntu. Ni benshi ariko
uriya mumama kabisa kuko buriya uriya mumama mani buriya uriya mumama bazi utuntu twinshi muri iyi industry kabisa mani nyine aba inama uriya yakugira amushobora njye ntabwo ndagira amahirwe yo guhura nawe ariko ndishobora ko inama yagira umuhanzi ariko arakuzi ko nigeze kumuhereza link yawe y'indirimbo yawe arakuzi ahubwo nuko mutarahura ariko arakuzi ndabizi ariko nzabikora muzahura inshallah so rero njye sinzi ikintu navuga ariko we ntabwo navuga ngo ni ukumubaza ntabwo nabyita kumubaza ariko mu by'ukuri n'icyifuzo ntabwo nzi ibindi bintu wenda yagiyemo ari mu bucuruzi ariko buriya yarasize icyuho kinini cyane yego hari abandi bari kazi nyine benshi cyane n'ubundi bari gusapotinga music nyarwanda ariko man uriya yasapotinze aho umugabo atari gusapotinga big time so rero nk'icyifuzo cyanjye rwose baradusize ako ni kabaye